Yes, muraho neza kandi muriho. Muragumye muraramye mungana u Rwanda. Nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze iwacu ku Mutagara KTV. Gutarama byantwaye natangiye kuvugishwa gutarama. Tubahaye ikaze ku Mutagara cyane rwose. Tubahaye ikaze ku Mutagara KTV. Iwawe imidagaduro gakondo, iwawe bataramye beza cyane bangana Gihana wadutembereye uyu munsi wadusuye ndamubatuye. Nibisanzwe nitwa Kamanzi nkabaruzura amakengo rwa mugenza ndumushumba w'urugamba nige tugiye kubana nk'ibisanzwe kandi tuzahora tubana. Bahaye ikaze nanone, bahaye ikaze mu nkera ibereye uyu munsi twayigize urukatsa kandi tuyigira amasaha abereye inkera. Babonye ko igishukabasha cyarenze cyane. Iyo ryazuba ryishukabasha ryarenze tuba twageze mu masaha y'inkera cyane. Mwatangiye kumva ijwi ariko ntabwo muramumenye. Reka tumwakire. Murakabyara murakagira Imana. Ndiruberwa n'inkindi ndi nkera rubanza ndi ntimbirira kubarusha rwampungu rukika ntambara intahana barindwi ya Rutamu. Iyo ngezeho bavuga u Rwanda mvumero kuvunyisha. Ndi Gihana cya Rutamu rwakabanguka wa Nyiringango wa Ruimburamanzi wa Rukiniza mbuga wa Njinja wa Rwamu rwa Gihana nkaba umunyiginya cyane. Umunyiginya cyane. Ndakwakiriye Gihana. Akira urakagira Imana. Urabizi ko iyo mvugo nkunda kuyivuga. Humura ndaza gutambuka mfata uyu mubanda cyangwa se umwirongi tuguhaye ikaze wacu mu Mutagara KTV. Murakagira Imana. Kandi warakoze kwemera ubutumire bwacu. Urakabyara. Wisange nanezerewe. Hanyuma kandi hari byabaye amahire. Hari abantu benshi cyane bari baranyandikiye bifuza ko tugutumira ngo bakubone bagukunda kandi cyane. Mbere y'ibindi reka tubanze tubatura inanga tubakire mu kiganiro. Urakabyara. Tubaramutse rwose ya muzehe muranga.
turabakunda cyane mama we, turatarama bitinda mama we, turabaramutsa cyane mama we. Ati turabaramutsa cyane, turabakunda cyane, turabatashya cyane, ati murabatinyirwa cyusa kandi turabakunda cyane. Ngiyi nanga tubatuye, ngiyi nshoza kandi tubaha ikaze mu Mutagara KTV, iwawe w'imyidagaduro gakondo. Gihanda gushimiye cyane. Urakabyara ukagira Imana. Ugahitamo indirimbo kandi byiza cyane. Gihana ni muntu ki? Gihana nkuko nabibabwiye, ndi umuhungu wa Rutamu rwa Kabanguka. Nkaba ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'umwana ari hafi. Jeanne Marie. Mu rugo kavukire aho mvuka ni Nyagatare, mu karere ka Nyagatare, mu murenge wa Nyagatare. Nkunda Imana, nkakunda abantu, nkakunda inka. Mu karere ka Nyagatare niho wavukiye? Oya, navukiye i Bugande. Ahitwa he? Ahitwa Nshenyi, hano hakurya ucyambuka Kagitumba. Niho navukiye. Wize hehe? Nize Nyagatare n'ubundi primaire, ahantu bita Rutare muri Rwempasha. Segonderi nyiga mu Nsheke, icyiciro kibanza cy'amashuri atatu abanza, akurikiyeho nyiga i Kigali. Ubwo nari naje i Kigali nanjye na. Wari waje i Kigali? Nari naje i Kigali. Ntiwaje wambaye rugabire? Oya. Izazindi bari twarageranaga nazisizeyo. Ariko amashuri akurikiyeho nayize kwa Haji hano hepfo bita ngo ni Nyandungu. Niho nize amashuri. Ntabwo bisanzwe kubona umuntu wa Nyagatare. Ndakeka ko uramutse ugiye no mu mateka y'u Rwanda kugira ngo uzabone umukirigitananga uvuka muri kariya karere. Cyane ko buriya ntabwo hari hatuwe cyane, ryari ishyamba ry'Akagera. Niba ari nayo mpamvu wenda twavuga ko byaba urwitwazo ko nta mukirigitananga wigeze haba. Byagenze bite? Ubu ngubu ni ukuvuga ngo umukirigitananga wavutse mu karere ka Nyagatare n'Igihana mu mateka ya Nyagatare, niko tuzajya tubivuga. Hari andi makuru waba uzi ko hari umuntu wigeze ahakomoka ucuranga inanga? Kugeza ubu ntawe nzi neza, ariko habaye hari andi makuru. Ushatse wavuga uti ndahamya ko ntawe? Sindi bubihamye, hatoya hatazagira uzamo hasi aha ngaha akandika ati nyabona nanjye ndi wa Nyagatare. Ariko ntawe ndamenya. Ntawe ndamenya wa Nyagatare ukirigita inanga. Nuko utangira gukirigita inanga ryari? Ahagana mu 2016. Yego. Uyibonye he? Nyibonye. Oya nari nsanzwe nzumva cyane cyane buriya nkunda indirimbo za Sebatunzi zo kunanga. Najyaga nzumva mu gitaramo nkazumva. Hanyuma icyo gihe 2016 sorry 2016 nari ndiho mvuga inka, nkasohora abageni gutyo, ariko umuntu umwe aza kungira inama arambwira ati wakwiga inanga. Inti ndayikunda ariko sinamenya aho nyibariza. Nuko arandangira urwo rugendo turarushaka kurwumva. Andangira ku mubyeyi Sofia Nzayisenga, ndagenda. Iyi nanga mfite niwe nayikuyeho. Niwe wayikosheje, ubwo byita gukosha? Oya, gukosha rero ubwo hajemo kugira ikintu utanga nawe akagira icyo aguha. Ariko ni umubyeyi wanjye, ndamushimiye. Hari ukuntu twabigenje, aramfasha kugeza ahayimpereye. Wari uzi kuri mu bantu bize inanga kera? Ndi mu bantu bize inanga kera, ariko nanone ntaho nayize. Nta muntu wanyigishije. Abantu bumva turimo kuganira bakumva 2016 ko aribwo watangiye kujya mu mujyi w'inanga kugira ngo uyige, baraza kumva ari imyaka myinshi cyangwa se wenda ari imyaka mike.
ariko icyo gihe abantu bacurangaga inanga ari bato ni bake, bari abantu bari babazi. bake, bari ba Deo. hari abantu Deo yarataratangira kuyicuranga. Ndakubwiza 2016 ni 16 Deo Munyakazi nasanze andi imbereho. Ariko yarataratangira, arimo kwiga. Yari mfite ibintu ansumbishijeho, ariko yarataratangira kujya mu ngamba. Ariko hari ba Manuel Mushabizi, hari Manuel Mushabizi, hari Manuel twitaga Kinamba, yaratarashaka. Yego. Ubu ngubu yarashatse, ntabwo tukimwita Kinamba. Yego. Hari Manuel twitaga Sentore, kugira ngo tubashe kubatandukanya na Manuel Kinamba. Yego. Hakaba Ngarukiye Daniel. Abo bantu basaga n'abantu bato bamaze kumenya inanga, abandi bose icyo gihe babaga nkaho basaga nkaho barimo kwiga. Ariko Ngarukiye Daniel icyo gihe yari yaramaze no kujya mu Bufaransa. Umaze kuvuga ko ntabwo wayize, ntabwo wagiye kuyiga. Nta muntu wanyigishije. Byagenze bite? Kubera urumva hagati aho ngaho umuntu utangiye gushakisha ubuzima kugira ngo abone amafaranga yo kujya kwiga byasaga nkaho bigoye, cyane ko byabaga n'igiciro cyabyo ari kinini. Hanyuma nza kuvugana na Daniel Ngarukiye, arambwira ati wowe jya ufata indirimbo wumva ukunze ubanze uzimenye kuziririmba, hanyuma nk'umuntu ushaka kwiga gucuranga biragusaba ko uba wumva, ujye ufata inanga wumve n'indirimbo wige, we kuryama wige uzabimenya. Ushobora kuba uri umuhanga n'ubundi n'ubusanzwe. Na bya bicurangisho by'abazungu nabyo ndabizi bimwe bya gitari, ariko nta wanyigishije nabyo. Ndimo kuvuga n'umuhanga busanzwe. Kugira ngo wige inanga nta muntu ukwigishije. Urumva nakubwiye haruguru ko byagenze, byari ikibazo cy'amafaranga menshi yakenerwaga kandi ataraboneka, kandi umutima wanjye n'ubwonko byose biri ku nanga hano. Ariko nkavuga nti ntabwo ndi wirambike, ndayiga rwose, ngenda biza. Nagiye umwaka wagiye kurangira njya mu ngamba n'inanga. Wigishije ikibazo cy'amatsiko. Yego. Reka Gihana amanukane inanga Nyagatare. Bavuga batazanye intara, ntabwo ari intara ya perefegitura cyangwa ya province. Ndavuga intara igosora. Nyagatare rero nubwo kiri gitinanga ari ntabo ndamenya, cyangwa niba banahari, niba nabubu baje vuba, ariko nanone ntago bananirwa gutandukanya inanga n'ikindi kintu. Ni imfura zizi gutarama. Mfite mukuru wanjye uhatuye w'umutaramyi, mfite data yari azi kuririmba indirimbo z'inka, yari afite indirimbo z'inka nyinshi, bari abataramyi n'ubundi. Mfite data wacu z'ikinyarwanda mfasha kunyobora, kunyereka aho nerekeza mu buryo bwose. Rero ntago bigize bakigereranya n'ibindi bintu. Barayibonye bati ni inanga. Uti nkunda Sebatunzi. Nkunda Sebatunzi. Umufata mu mwe mwihariko kugira ngo tunataramira abanyarwanda. Wenda mu buzima bw'umuzika cyangwa bwo kumva abahanzi, nkunda benshi, abahanzi bose ndabakunda, ariko ngira uburyo ngenda mbafatamo. Hari nka Rugamba Sipiriyani, ni umuntu ngewe mfata nk'umuntu wagiraga iyerekwa. Ntabwo yari umuhanzi gusa, yari umusizi, ariko yagiraga n'iyerekwa, yari umuhanuzi. Nkagira n'umusaza Muyango nkunda cyane, Muyango ndamukunda cyane, ariko ngira ngo bitagereranywa. Na Sebatunzi navuze ubwo ari mu batari kiriho. Abo bantu ndabakunda, ariko n'abandi bahanzi bose ndabakunda, ni abahanga kandi byinshi nabigiraho. Twongere tubature Sebatunzi cyane, cyangwa iyindi wahisemo ntacyo bitwaye, ariko Sebatunzi nanjye mukunda bibi. Abonye ko hariya bizihiwe, barimo kwizihirwa ku nanga, kandi turakurikizaho umubanda cyangwa umwirongi, noneho baraza kwizihirwa kurushaho. Hari Kamananga, uwo gusaba Kamananga Yesu ikuze. Hari Nyirabisabo, sinzi niba nahera. Waretse tugahera kuri Kamananga ka Sebajura.
ndekamananga kase bajura kurura cyane uzagwiyugiye kurura cyane uzagwiyugiye ati singwiyongiye manira reba ati singwiyongiye manira reba niciyozi nibunyabungo zenda kurwana mana y'u Rwanda zenda kurwana mana y'u Rwanda abagore bari mu nzu munturiza urwamo mpuzababana zenda kurwana mana y'u Rwanda munturiza urwamo mpuzababana maze mbabwira umushabize washize ubwoba zenda kurwana mana y'u Rwanda zenda kurwana mana y'u Rwanda kamananga ajya gutera umurera yabwiye umugaragu umwica gitero n'icumu ryanjye kirindabarera zenda kurwana mana y'u Rwanda nk'ingabo yanjye rumaramwaga mu muheto wanjye kirindabafuzi zenda kurwana mana y'u Rwanda zenda kurwana mana y'u Rwanda kamananga yarahagurutse ugatunguka ibwami ku karubanda zenda kurwana mana y'u Rwanda ugatunguka ibwami ku karubanda yarapfukamye ubwongo bwakoma yombi zenda kurwana mana y'u Rwanda ati gahorana imana mana y'u Rwanda ngusabye umurera n'uwagakwavu zenda kurwana mana y'u Rwanda ati ndawuguhaye rwemera gutabara genda uguhaye rumashagakindi zenda kurwana mana y'u Rwanda zenda kurwana mana y'u Rwanda abagore bari mu nzu munturiza urwamo mpuzababana zenda kurwana mana y'u Rwanda munturiza urwamo mpuzababana maze mbabwira umushabize washize ubwoba zenda kurwana mana y'u Rwanda nishigisimba gisa n'umuntu nishigiza ngicuze igireko zenda kurwana mana y'u Rwanda nyamura inkota kuri nyamikina nibamba beshya mubaze mbishibishi zenda kurwana mana y'u Rwanda mubaze mbishibishi n'uwo rwakadigi kwatarije mushabize washize ubwoba zenda kurwana mana y'u Rwanda zenda kurwana mana y'u Rwanda ngwiza kuri yatumye intwari yatumye nyindo na nyirindima zenda kurwana mana y'u Rwanda yatumye iziruguru n'iz'indugaruga indoha ya ruga ngoma zarakataza
enda kurwana mana y'i Rwanda yageze imbere yo kwa Karoho Indoha yavuga ngo akurama abarwanyi enda kurwana mana y'i Rwanda enda kurwana mana y'i Rwanda enda kurwana mana y'i Rwanda. ahubwo rero iyi ndirimbo Kamananga ndayikunda. Kamananga ka Sebajura yari umutware i Nyanza, i Nyanza, ariko akagira umwihariko noneho akaba hari i Gatagara ku Mukingo. gira uti Nyanza ya Butare, i Nyanza ya Butare, Ivuze Nyanza ibwami babyumve neza, ibwami yego kwa Rugwiza kurinda kwa Rugwiza Musinga. Hanyuma noneho hakaba umutware hariya, agiye kumva yumva abantu umurera bawumereye nabi. Ubwo umurera ni za Ruhengeri n'ibyo bice bigana za Gisenyi. yego Agiye kumva yumva umurera umerewe nabi, arangije asaba Musinga ati mbere Rugwiza kurinda wampaye umurera nkawutabarira. Barangije baramuseka bati Kamananga kuhurura cyane koko, ntushaka kuzagwa iyo ugiye. Ariko Kamananga uzi nkuri hari yageze umurera aragenda arabararika abo bantu bose, agenda avuga abantu bari bahagarariye agace yabageragaho bakamuyoboka cyane. Kamananga umurera arawutsinda neza cyane. Iyi nanga impamvu nyikunda nuko nasomye amateka yayo. Ni inanga nziza cyane kandi ni inanga ya kera rwose mu 1800 na batari muri 700 ahubwo kera rwose. Iyi nanga rero nkayikunda cyane. Bizige Bizige ndayikunda cyane rwose. Gihana rero utangira urugendo, utangira urimo kwiga inanguza kuyimenya. Umunsi wa mbere ugana mu ngamba wari umeze ute uri hamwe n'inanga yawe? Ingamba nari nsanzwe n'undi nyizihi njyamo nkizihirwa, kandi ingamba nayo irankunda cyane. Nkavuga inka, nkasohora umugeni, ariko nari ntarajyamo ngo nkirigite nanga. Umunsi wa mbere rero urumva nk'umuntu wese ugiye gucuranga bwa mbere mu ruhame, nta cyangoye kindi, nta kidasanzwe nakoze, ariko nyine mu mutima naravuga nti Imana imfashe bigende neza. Ariko Imana y'u Rwanda ibana nanjye ndabikora bigenda neza. Waracuranze bigenda neza cyane. Ahubwo ikintu cyantangaje nuko ahantu hambere nacuranze nanga, nahavuye bambaza bati se witoreza he? mpavanye umurongo n'uburyo bwiza bwo kujya nkomezamo nkayikoresha. Nahavuye mpavanye abantu babiri nabo bafite ubukwe. Bigenda bikomeza bigenda biza bityo gutyo. Twakiriye Gihana ni umuntu ufite impano nyinshi ariko kandi zifite aho zihuriye na gakondo. Uyu munsi noneho dufite umwirongi hepfo hariya bawita umubanda, ariko mu izina ry'Inyarwanda ryiza ni umwirongi, niryo zina rikujije mu Kinyarwanda kiri nyacyo. Witwa umwirongi. Reka twakira Abanyarwanda. Uyu nguyu urawugendana n'abagukeneye. Nabonye hari abantu baguhamagara bakubaza kuza kuvuza umubanda. Sharika ingamba nkukunda bibi noneho wabonye ko ngeragezaho gake. Katwakira umubanda.
noneho uzi igitangaje numvaga wakomeza Ega. wabonye umukobwa we pfiri iwacu Sara Namubonye. wabonye ukuntu hizihiwe Arizihiwe rwose iyo aza kuba imbere y'izi kamera Sara ni bakamurora. igitangaza uyu mubanda mperuka kuwuvuza kera nkiri umwana nazawiga nkawumenya Urabona ko ubwo kera wabikoze ni kandi ibyo n'ibi ngibi ukoze biragaragaza ko bitakugora. abantu ushobora kubigisha se Yego. Nawe ubigisha. bazagusange Sara ati sigaho tiwumvangira ariko aha turi mu kiganiro aha turi mu kiganiro nagira ngo mbereke itandukaniro yewe ntabyo nzi rwose nagira ngo mubibone uko nkuroye urabona ako kantu werekanye gato uzanye umuntu utabizi byamutwara nibura amezi 2 kuba yakora ko ngako ukoze ariko koko nibyo noneho igitangaje nta nubwo nibuka igihe nawe igiye Gihana wize umubanda bitari professional reka mbikoresha gutyo bitari kinyamwuga ariko wabigenje ute kugira ngo aho ugende ugendane n'ubu ngubu kandi ndakeka ko aho bagutumiye kugira ngo nishimwe uri uze kubona ishimwe mu buryo bugutunze n'impamvu mbyita ko byabaye professional uyu mubanda urabitwaza umubanda wawe urasa neza kuki utawutaye mu nka ukavuga utereka ngugendane no mu birori nzajye nkukoresha niga nkagenda nkajya kwiga mu mashuri yisumbuye mu mwaka wa mbere narawugendanye ku ishuri aho nabaga nkufite muri ya baga y'abanyeshuri bayita mari nabaga nkufitemo umubanda kuri jyewe ni ikintu gikomeye ntabwo nawize ngo ntegereje ko hari ikintu uzavamo kuko ndabyibuka sinakuvuga ngo narawize gutya nabaga ndagiranye n'abantu bandutaga ndi umwana bakawutera barambika hasi nanjye nkawufata nkawutera nkagenda niga hanyuma rero iyo ngiye mu bukwe cyangwa mu bindi birori bawunsabyemo nkuvuza bitewe n'icyo kirori hari nko mu kuvuga inka umubanda bawutera mu buryo bubiri hari wo gushoza hari n'inka zihinduye mu mahindura y'inka zitashye mu mugoroba biratandukanye hari uburyo urabona nkawe waragiye waragenda kuzi hari abantu batazi hari abana b'imyaka 16 batazi ngo rujindiri ariko iyo ukoze indirimbo ye bakayumva ari nziza ni byiza ariko ukavugana n'umuryango we rero gusubiramo indirimbo ntekereza ko n'aba bahanzi bakuru bose hari indirimbo bagiye basubiramo kandi za kera urugero ka nkuririmbira indirimbo imwe numvise ejo bundi ahangaha yasubiyemo ariko papa yajyaga yindirimbira muri za 2 ndi umwana nkumva arayiririmba akaririmba ngo Kigeri yaraganje nasanze ndahindurwa yambaye ikamba sakanyirangwegwe narayumvise yarasohotse ese rwabihama Masamba yego ariko nk'iyo ndirimbo mvuze yaririmbye na sogokuru wawe sokuru yaririmbaga data niwe nayumviseho iyo ndirimbo nimugira ubwenge umunsi ndahindurwa muzakoma yombi sakanyirangwegwe Kigeri yaraganje nasanze ndahindurwa yambaye ikamba urumva rero nk'iyo ndirimbo mu by'ukuri ntitwari kuyimenya n'abandi ntibari kuyimenya ariko urabona ko yongewemo akantu igakorwa neza ikaba ari indirimbo nziza ifite icyo imariye umuco wacu rwose rero ndumva ministeri ni byiza ibyo irimo kuvuga nibyo natwe tugomba kuba guhanga ibyacu ariko nitureka izo ndirimbo zikazimira zizaba ari indirimbo nziza zakagize umumaro cyane ko n'indirimbo buriya zahimbwe zahanzwe kera zifite umwihariko w'ubuhanzi bufatika bwumvikana neza bugera kumba mutima z'umuntu rwose kuko jewe ndi mu bantu bashobora guhamya ko uburere jewe mfite kandi uranzi ntabwo navuga ko iwacu bandeze nabi ariko nta gitsure gihambaye nabonye kuko nitwaye neza mu bwana bwanjye kuko nabyirutse numva radio mbyiruka numva indirimbo nakumva ikindirimbo iririmbye nkumva nagikunze nkura nkikurikiza ntabwo ndi umwana wagoye ababyeyi ku buryo bampozaho igitsure ngo twarutye kandi imyitwarire yanjye urayizi tuzaranye imyaka myinshi Gihana turimo kugana ku musozo dusigaranye iminota 5
turagira ngo dushakire indirimbo ukunda muzi utaririmbye y'inanga tuyitura abanyarwanda tubataramire. indirimbo nkunda se indirimbo kari ukunda muzi nyinshi utaririmbye. dutarame Nyirabisabo cyangwa banogera ndabakumbuye reka dukore reka Nyirabisabo. nkubwire, Nyirabisabo iririmbwa n'abantu benshi burya, abantu bose barayizi. Nuriya mukobwa ajya yiririmba, ubona uri kuri kamera, turamushuhuje. Sino Ella, turagusuhuje cyane, turakwemera ko wemera umuco rwose. Reka turirimbe. Waruvuze Nyirabisabo? mvuze Nyirabisabo, mvuze ndabakumbuye, mvuze abanogera b'ikirinda. Abanogera b'ikirinda. Kugira ngo twibutse abantu, hari abantu badukurikira baba hanze bakunda iyo nanga. Abanogera b'ikirenga. Hari n'umuntu wampamagaye arambwira ati ndashaka gutumira mu isabukuru y'umugore wanjye, tukamutungura atari ko yakubonye ahantu uririmba abanogera b'ikirinda, ati arayikunda cyane. Iyo ndirimbo rero reka tuyiririmbe, nitugira amahirwe azayibone rwose. Azayibona. Nanjye ndayikunda cyane. Ahubwo rero iyo ndirimbo ni yande? Ni ya Sebatunzi. Sebatunzi uramukunda? Ni ya Sebatunzi, indirimbo ze zose. Ariko nta handi baririmba ngo hamiriza sendashonga sendashonga wa rugemahabi. Iyi ndirimbo ziba ari ndende, none se indirimbo ye ishobora kugera iminota 20. urabona nk'indirimbo ye bita Ikibungenge imara iminota 9. Iyo ni indirimbo imwe. Niyo mpamvu rero Ikibungenge ye urayizi? ndanayifite hano muri telefone. Ndayifitemo hano muri telefone yanjye. Impamvu mbikomojeho nuko hari umuntu ushobora kuba arimo kutukurikira akabona ibyo bintu ntabwo biririmbwe byose. Indirimbo ziba ari nyinshi
ni ukuvuga ngo ikiganiro ziba ari ndende kandi turi buririmbe indirimbo nyinshi, ikiganiro cyatwara indirimbo imwe. Rero niyo mpamvu tuba twagiye duhina. Ariko Gihana, turimo gusoza, uri umwe mu baririmbyi ba gakondo, kandi gakondo irimo gufata intera muri iki gihugu, irimo gutezwa imbere. Usanga amahoteli menshi kuwa gatanu guhera kuwa kane. Nk'ubu ngubu Indashyikirwa zigiye kuririmba ahantu hitwa muri Velvet. Indashyikirwa zihera kuwa kane ziririmba. Ariko uri umwe mu bahanzi baririmbyi, namenye makuru we ntabwo wabimbwiye, ndagira ngo bihamirize ko ari ukuri koko. Wavuze ko udashobora kuririmba mu mahoteli muri iki gihe cya weekend, utaramiye abantu bataramye barimo kunywa akantu. Yego. Kubera iki? Iyo kuri jyewe ntaza kubivuga muri rusange ntibyumvikane neza. Jyewe nk'uko nabivuze, nsengera muri Zion Temple, ndi umukirisitu, mfite umwanya munini wo kwigisha abana uburyo bwo gukunda Imana, igihugu n'umuco. Ibyo bintu ntabwo njya mbigisha kimwe muri byo, bitatu birajyana: Imana, igihugu n'umuco. Rero impamvu nabonye ko ntaririmba mu mahoteli ni uko nabonye byamera nk'ibinkamura. Narepeta cyane indirimbo z'abandi, simbona umwanya wo gukora izo zanjye. Nabyumvise. Dusigaje umunota umwe. Abantu bakubona bate bashaka gukoresha mu bukwe? Ndagira ngo nababwire ko ntabwo acuranga inanga gusa, acuranga na gitari, aririmba n'izindi ndirimbo zisanzwe za gakondo ndetse kandi na gospel mu bukwe. Yego. Ndagira ngo dukoresha amasegonda 30. Mfite bande, turatarama, nkavuga inka, tugatarama, tugasohora umugeni. Ariko uburyo bwo kumbona ni amazina yanjye ni Gihana Fred kuri Instagram. Hanyuma ukanyandikiraho tukavugana, nkaguhereza inomero, cyangwa na hano nazitanga. Nta kibazo niba mbabaza. Ni 078 79 663 92. Gutyo birahagije, bazasubiza inyuma. Biremewe. Murakagira Imana. Rero munyemerere ducukiriza ahangaha naho akagaruka. Yatwemereye ko tuzakora part 2 yazanye n'ibindi bicurangisho. Nazanye abahungu banjye. Mwari kumwe nanjye Kamanzi nk'abarozera amakengo rwa Mugenza. Uruhare rwanjye nari ndi kumwe na Gihana, yadutaramiye neza. Murakagira Imana, murakagira inka, murakagira u Rwanda, kandi mugwiza abantu, mugwiza ubutunzi. Nakagaruka. Murakabyara, murakagira Imana. Wakoze cyane. Murakoze cyane nawe.